31 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026 abari baholdinze coin zirimo Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Picoin n'izindi babashije kwinjira mu gihombo gitangaje cyane cyaturutse ko isoko ryaramanutse cyane, inyinshi zimanuka cyane ugereranije n'ibihe byari bisanzwe. Abenshi bari bajije bati kuki isoko rya crypto ryamanutse gutya, ese ubundi hari inkuru ikomeye yaba ibyihishe inyuma cyangwa crypto yabitangiye kuzamo ibijyanye na manipulation ku buryo budasanzwe. Reka tubirebere hamwe mu kiganiro cya none. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone. Niba ari ubwa mbere uhageze uze gukanda subscribe, hanyuma ushyire like kuri iyi video tujye tubana muri update nk'izi ngizi zitwinjiza mu isi ya Web3 maze nawe wongere ubumenyi. Icyambere, isoko ntabwo rigira igihe runaka rishobora kuzamukiramo. Isoko rya cryptocurrency rikorera ku mategeko ajyanye na sako, rizamuka kandi rikamanuka bitewe nuko abakiriya cyangwa se abagize abafite iyo coin barimo kwitwara. Kumanuka ni igice gisanzwe cy'isoko, ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri. Gusa iyo bibayeho ku kigero kiri hejuru cyane bishobora guteza kutumvikana cyangwa se gushidikanya ku bantu benshi. Nk'ubwo nyine ku muntu wari ufite Bitcoin yayiguriye ku madolari 100,000 ubu aka kanya afitemo 78,000 gutyo by'idolari. Ubwo urumva ko amaze guhombaho 22,000 by'idolari. Ubwo ku muntu waguze Picoin ku madolari 3 uyu munsi iri kuri 0.16, ubwo urumva neza ko amadolari 2 hafi n'ibice 70 byamaze kugenda hafi 80. Ubwo ku muntu waguze XRP ku madolari 3 uyu munsi XRP iri kuvunja idolari 1 n'ibice 16 by'idolari, gutyo ushaka gufata mu madolari 2. Aho ngaho igihombo yaba yamaze kukinjiramo, ariko nyine ni igice cya crypto, ari nayo mpamvu leta z'ibihugu na za guverinoma batinyira kure iri faranga kubera ko ribamo icyitwa volatility cyangwa se ihindagurika ryabyo. Ntago riba risobanutse ku rwego rw'uko bashobora kubisobanurira umuturage usanzwe utamenyereye ibijyanye n'inzira ya cryptocurrency. Buri muntu wese ushyiramo amafaranga muri cryptocurrency asabwa kuba yabikoze nka risk ye ku giti cye, kugira ngo igihombo icyo ari cyo cyose kiza kuza kumugeraho kize kuba yakiteguye. Bitcoin yatangiye kumanuka buhoro buhoro kubera ko mu gihe yari igeze ku 100,000 by'idolari abantu benshi bahise bafata profit, ikijyanye na sell cyangwa se igice cyo gucuruza kiriyongera. Ahangaha rero urumva neza ko umuntu wari wayinjiyemo ikiri hasi, kubera ko mu mwaka twashoje 2025 nibwo Bitcoin yazamutse ku kigero kigaragara. Abenshi bari bayinjiriyemo rero hasi batangiye kuba bagurisha, ikijyanye na sell kiriyongera, hahita hatangira ikijyanye na panic. Kubera ko abantu benshi babona ko isoko rikomeje kuzamuka, abenshi bafatiraho bakagurisha, ubwo panic nyine igatangira. Nuko bigenda nyine bisimburana. Ikijyanye na demand and supply nicyo kigenzura isoko. Mu busanzwe nta coin iba ikomeye nawe wakora iyawe kandi gakundwa ndetse ikagira n'amafaranga menshi mu gihe waba ufite ibice bibiri coin ikenera kugira ngo ibe ikomeye: demand and supply ndetse na utility. Ahangaha rero Bitcoin ni moteri y'isoko muri rusange rya cryptocurrency. Iyo iguye ibirimo altcoin zihita zigwa. Ikijyanye na trust mu isoko rya cryptocurrency cyangwa se babandi bashobora gushoramo amafaranga bahita babura icyizere, volume iriyongera mu kugurisha. Bitcoin yiguye isoko ryose rigomba guhita rihungabana. Niyo mpamvu izirimo Ethereum, izirimo BNB, izirimo Litecoin, izirimo Pi, izirimo XRP zose zamanutse cyane kubera ko Bitcoin nayo yamanutse cyane. Ubwo nyine Bitcoin yamanutse ku kigero cya 7%. Abantu benshi rero ubwoba bwabanje kugira ngo bagire igikorwa cyo kugurisha bakora, ubwoba nibwo bwabanje kuza. Abantu benshi bari bafite gushidikanya ku bijyanye n'isoko kubera ko hari harimo kwiyongera mu kumanuka kwa Bitcoin. Yamanukaga ku kigero giteye ubwoba, nibwo rero abenshi bafashe icyemezo cyo kuba bagurisha. Ikintu gishobora kuba cyateye kumanuka gukabije rero harimo na leverage yiyongereye mu kugira ngo abantu benshi bakore ibijyanye na sell. Abacuruzi benshi bari bafite leverage nini ingana na 10, 20 cyangwa se 50. Iyo igiciro rero kiguye, guhomba kwa account ifite leverage ingana gutya biriyongera, account zihita zihinduka
liquidated cyangwa se amafaranga agashiraho burundu. System yo kugurisha coin nyinshi icyarimwe, ibi ngibi rero bituma isoko rimanuka cyane. Ahangaha hari ikindi kintu gishobora kuba cyabitera kijyanye na micro economy yabigizemo uruhare. Isoko rya crypto rinini ku isi nyaryo rishingiye ku kijyanye na interest rate ziracyari hejuru, amadolari aracyari mu bibazo bikomeye, nayo ari kumanuka, ndetse na invest bari guhura, abantu nyine bashoramo investors bari guhura na risk mu buryo butandukanye, aho ibihugu byinshi bitaramara gushyiraho amategeko n'amabwiriza ashobora kugenzura iyi crypto iracyafatwa nka risk hirya no hino ku isi, ndetse leta z'ibihugu na za guverinoma bayikumirira kure, kubera ko nyine nk'ibi bibazo bibaye, ubitekereze hari wowe wabikije amafaranga nko muri bank wakayabika muri bitcoin, maze wajya kureba ku mafaranga usigaranye ugasanga yabaye ibihumbi 70 by'idolari, aho kugira ngo abakiri ijana nk'uko wayabahaye. Mu mateka ya crypto biheruka kubaho mu mwaka wa 2017 ko isoko rimanuka cyane, byabaye mu mwaka wa 2021, birimo birisubiramo mu mwaka wa 2026, ariko buri gihe crypto yagabanutse hari benshi bahita baboneramo opportunity yo kwinjira mu isoko, maze bakagurira kuri icyo giciro yamanutseho, mu gihe bitcoin izaba isubira ku bihumbi 100 by'idolari, bakaba bamaze kungukaho hejuru ya 7%, maze bakagurisha. Aha rero icyo buri muntu wese akwiye gukora nuko niba uholdinze ntabwo ugomba kugira panic, fata decision utuje. Crash ntabwo igomba gutuma ugira nyine ubwoba cyangwa se fear yo kugira ngo winjire muri market uhubutse. Igihe cy'ubwoba kiba kigomba kuba giteganye n'icy'amahirwe. Banza utekereze kabiri, nyine kugurisha ntago ari wo muti aka kanya. Gusa nanone kubera ko amafaranga ya cryptocurrency ugomba gushyiramo atari ukuye mu zindi business zakwinjirizaga inyungu za buri munsi cyangwa se ukuye mu nguzanyo, ni ngombwa kubanza kwicara ukabitekerezaho, ukareba niba bishoboka ko wagurisha. Ntago ari ngombwa ko nanone ashiraho yareba kandi telefone uyifite mu biganza byawe. Nicyo bitcoin ndetse n'andi mafaranga yose abikwa kuri blockchain arusha andi. Ntabwo usaba uburenganzira ikigo icyo ari cyo cyose cyangwa se institution yuko ushaka kubikuza, ubikora igihe ushakiye, isaha ushakiye, umunsi ushakiye. Ibyo byose bikorwa amasaha 28, iminsi 7 kuri 7. Ibi rero twabigarukagaho, ntabwo bikuraho ko izindi project zirimo Picoin abenshi bakizerera muri GCV cyangwa se Global Consensus Value, aho abenshi bavuga ko mu gihe full open mainnet izaba imaze kuba confirmed, abenshi bazacuruza iyi coin ku giciro gihambaye. Gusa nyuma yuko bafunguye open network hirya no hino ku ma exchange, Pi iracyastrugglinga, iracyarwana n'ibiciro nk'izindi coin izo arizo zose. Nabasobanuriye ko ntabwo ubundi coin iba ikomeye, igirwa ikomeye nuko iri gushorwamo amafaranga. Kuri Pi rero abantu batangiye kuyishidikanyaho ngo iri kuri 0.16, hariya ni hafi cyane. Pi ko watimiramutse ikoze ikosa, reka tubyite ikosa kikoze era yo guhemba abakoze validation, nkunda kubisubiramo, ikabahembera ku ma wallet n'ubundi binjiriweho, ba bantu babinjiriye bakabona passwords zabo. Ni itegeko, ni lazima coin zabo ako kanya zahita zitangira gutwarwa na ba bantu babinjiriye. Ibyo bigatuma coin ya Pi yinjira ku isoko mu buryo budateguwe, ikaba yamanuka ikagera no kuri 0.12, 0.1 hafi aho ngaho. Ariko nanone nakubwiye ni mu gihe cy'ubwoba, hari abandi baba babibonamo amahirwe. Hari uwahita hinjirira utarakoze mining nk'uko babyandika muri comment z'ibiganiro dukora umunsi ku wundi, akagura coin nyinshi kurushaho, akarushaho kuzibikaho. Ngaho rero nawe binyuze kuri risk yawe, kuri analyse wikoreye, tubwire muri comment ese wowe ubona Pi igihe kigeze kirekera kumanuka, Bitcoin se igihe kirageze kirekera kumanuka, cyangwa igihe cyazo cyo kumanuka kirakiyongera cyane. Reka tugumye twungurana ubumenyi. Tugira group WhatsApp ducishamo amatangazo atandukanye yibanda ku biganiro nyine bya blockchain. Ushobora kutujoininga urebye muri video description handitsemo, maze tukaguma kungurana ubumenyi. Ushobora kudusanga rero no muri community zitandukanye, aho turushaho kungurana ubumenyi mu bijyanye na blockchain. Uraduha igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ese nawe waruri mu waruholdinze he coin? Iri soko uri kuribona gute muri rusange? Nimba usanzwe
usesengura isoko rya cryptocurrency, ese wowe ubona leta ishobora kuzakora iki kugira ngo ihurize hamwe izi coin zigenda gutya ndetse na blockchain muri rusange, cyane ko blockchain irakenewe mu kinyejana turi kwinjiramo, aho abaturage bakenera serivisi z'imari barushaho kwiyongera, bityo blockchain ikaba yafatwa nk'igisubizo cyatuma amafaranga y'abaturage abikwa mu buryo adashobora guhindura, ibintu bitanga transparency cyangwa se ubutabera n'ubunyangamugayo, umuturage akabika amafaranga ye atuje. Ndagushimiye, reka tubane mu bindi biganiro turushaho kugutegurira. Wakoze cyane kutwumva, Imana ikurinde.